Muraho neza abakunzi ba Karungu TV. Uyu munsi tugarutse kubaha ikindi kiganiro. Twari tumaze iminsi tutari kuboneka bitewe n'akazi kenshi, ariko kuri uyu munsi ndumva twifuza kugira ngo mudukurikirane, tubazaniye ibishyashya bitari bisanzwe. Mudukurikirane, murakoze cyane. Murakoze bakunzi ba Karungu TV. Karungu TV rero nkuko nababwiye tuzabagezaho ibintu byinshi, tuzabagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse byafasha ubuzima bwa muntu. Mu by'ukuri iyi si yacu yagwiriwe n'amakuba, igwirwa n'umwanzi. Satani yarayimanukiye afite umujinya mwinshi, arashaka gucogoza abantu akabavana mu rukundo rw'Imana. Niyo mpamvu natwe nka Karungu TV twafashe icyemezo cyo kujya dusobanurira abantu ibintu byatuma bagubwa neza mu buzima, abantu uburyo bashobora gukoresha kugira ngo bifashishe kugira ngo babe bakira uburwayi butandukanye. Mbese ni ibintu byinshi tuzagenda dusobanurirana. Noneho muri make uyu munsi nashimye yuko twaganira ku buryo bworoheje Imana yashizeho bwo umuntu wese yakifashisha mu gihe yivura. Hari uburyo rero bworoheje umuntu yakifashisha kandi butateza ingorane ku byerekeye ibyo tugomba kwikorera ubwacu. Hari ingingo isaba kuzirikanwa, ubushishozi no kwitonda. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko njewe nangwa si weho ubwanje cyangwa se ubwawe, igihe cyose ugomba kuba umunyeshuri ushaka kumenya uburyo bwo kwita kuri iyi nyubako. Iyi nyubako ni uyu mubiri Imana yaduhaye cyangwa se yaguhaye, ukawubungabunga ukagira amagara mazima. Ugomba kurya ibintu bizagirira umubiri wawe akamaro, kandi ugomba kwitonda mu buryo bwihariye butuma imyambaro yawe iba iteye ku buryo ituma amaraso atembera neza. Ntabwo ugomba kwigomwa imyitozo ngororangingo n'umwuka mwiza. Ugomba kubona umuco w'izuba wose ushobora kugeraho. Muvandimwe, ibi bintu ni bimwe mu bintu ugomba guharanira kubona. Noneho ibi bintu iyo ubibonye ibintu bigenda neza. Ugomba kugira ubwenge bwo kuba umurinzi udahemuka w'umubiri wawe wahawe n'Imana. Ugomba kugira ubwenge butuma ushobora kuwurinda. Waba wakoze ikintu cy'ubupfapfa, uramutse winjiye mu cyumba gikonje kandi ubira ibyuya, uba ukoze ikintu rwose cy'ubupfapfa. Waba ugaragaje kuri igisonga kibi, uramutse wicaye mu mbeho y'ubutita, bityo ukaba wakitera kurwara ibicurane. Waba ubaye umupfapfa wicaye ahantu hatuma ibirenge byawe n'imirundi bikonja, maze bigatuma amaraso asubira inyuma ntagere mu mpera z'umubiri, agasubira mu bwonko cyangwa mu myanya y'imbere mu mubiri. Igihe cyose ukwiriye kurinda ibirenge byawe mu gihe cy'ubukonje. Ugomba kurya kuri gahunda ibiribwa byiza bizatuma ugira amagara mazima, amaraso meza, kandi ntabwo uzakora ngo urenze urugero nibiramuka biri mu bushobozi bwawe. Ibi byose bigomba kuba mu mugambi wawe. Niba wica amategeko Imana yashize mu mubiri wawe, ugomba kwihana no guhinduka, kandi ukabaho imibereho myiza igengwa n'abaganga Imana yatanze, ari bo ngiye kukubwira. Ni umwuka mwiza, amazi asukuye ndetse n'umuco w'izuba. Muri aka kagingo ndashaka kugira ngo tuganire kwa kantu kitwa amazi. Abantu ntabwo bazi agaciro k'amazi, ariko amazi ni meza. Amazi ni umugisha twahawe n'Uwiteka. Nicyo kinyobwa cyonyine cyagenewe kumara umuntu n'inyamaswa inyota. Amazi ashobora gukoreshwa mu buryo bwinshi kugira ngo agabanye uburibwe. Kunywa amazi meza ashushe mbere yo kurya hafi igice cya litiro cyangwa arengaho gato ntabwo bizigera bigirira nabi umubiri, ahubwo bizawugirira neza. Ibi bintu mubikore. Igikombe cy'ikinyobwa gishushe gikozwe mu byatsi byitwa teyi kizatuma imyakura imererwa neza. Icyayi gikozwe mu mwenya kizatera gusinzira neza. Ifu y'umwenya ipfunyitse mu gitambaro maze igashyirwa ku nda izakiza uburibwe. Niba amaso arwaye akaba arimo uburibwe cyangwa ryaryatwa, igitambaro kinitswe mu mazi ashushe avanzemo umunyu kizawukiza uburibwe mu buryo bwihuse. Igihe umutwe ubabara maze ibirenge n'imirundi bigashirwa mu mazi avanzemo ifu y'utubuto twitwa sinapi, ibyo bikiza uburibwe. Hariho ubundi buryo bwinshi bwo kuvura bwifashishwa buzagirira umumaro
mu gutuma umubiri wongera gukora neza. Uhoraho yiteze ko twikoreshereza ubwo buryo bwose bworoheje, nyamara aho imbaraga z'umuntu zirangirira niho iz'Imana zitangirira. Niba dusuzugura gukora ibyo buri muryango wose ushobora kwigezaho, tugasaba Imana kudukiza uburibwe kandi tutitaye ku gukoresha uburyo bwo kwivura twifashishije ibyaremwe biri hafi yacu, ibyo byaba ari ugukerensa. Uhoraho yiteze kudukorera kugira ngo tubone ibyo kurya. Ntabwo ateganya ko dusarura tutabanje guhinga ubutaka. Abantu benshi bajya batubwira ngo turasenga twizere tudakoze. Ntabwo bibaho. Uwiteka yaduteganyirije ko tugomba guhinga kugira ngo dusarure ubutaka, tukabutunganya maze tugateramo imbuto. Bityo Imana yohereza imvura, umuco w'izuba n'ibicu kugira ngo ibyatsi bimere. Imana irakora maze umuntu akifatanya nayo. Amaherezo haza igihe cy'umweru n'umusaruro, umuntu agasarura. Imana yatumye ibyatsi bimera mu butaka kugira ngo umuntu abikoreshe. Turamutse dusobanukiwe imiterere y'iyo mizi n'ibyo byatsi ndetse tukabikoresha neza, ntabwo habaho kwiruka dushakisha umuganga. Bityo abantu bakabaho bafite ubuzima bwiza kurusha uko bamerewe ubu. Nizera ko twakwitabaza umuganga ukomeye igihe twamaze gukoresha imiti maze kubabwira mu kanya abanje. Iyo rero iyo miti uyikoresheje bikanga, niho wakitabaza umuganga ukomeye. Muvandimwe rero, ndagira ngo nkubwire ko ushobora gukomeza gutera inkunga ikiganiro cya Karungu TV, ukora subscribe, ubishayiringa, ubiha n'abandi bagenzi bawe. Nutabasha gushanuka ngo wigishe nka Pawulo, nawe wakoresha ubwo buryo, ariko abantu bose bakamenya ko Imana ibakunda kandi abantu bose bababaye bagasobanukirwa neza n'ibyatuma bagira amagara mazima. Iyo ukoze subscribe kugira ngo buri biganiro byose ducishijeho ujye ubibona, maze ukuremo ibyatuma ugira amagara mazima kandi ukazabona ubugingo buhoraho, kuko uzaba ufite ubwenge buzima butajarajazwa n'abahanuzi b'ibinyoma bateye mu iyi minsi, abakozi ba Satani bateye mu iyi minsi, batuma abantu babohera abantu mu mago, babohera abantu ahantu hose, bagatuma abantu bativuza ngo bakoreshe ibimera Imana yaremye kandi byari byo kubarengera.